Nshuti bakunzi ba Isiri TV ndabasuhuje. Nkuko benshi tubizi ndetse tubivugaho rumwe, hari ibinyabuzima tubana ku isi mu muryango ariko bitubangamira, dufata nk'abanzi, bidutera ipfunwe, kumva ko bituri hafi ndetse yemwe tudatinya kuvuga ko ari umwanda. Aha muri iyo myumvire hari akamaro k'ingenzi twirengagiza yemwe tudaha agaciro. Muri iki kiganiro turagaruka ku isazi, izo mu gukwirakwiza indwara nyinshi zikomoka ku mwanda ariko zikaba zifite akamaro twebwe tudaha agaciro. Ikaze mu kiganiro Gendi Gilbert, bien préparé. Isazi ni ikinyabuzima kiri mu bwoko bw'udukoko insecte. Iboneka ahantu hose cyane cyane mu moteri, ibishingwe, ibiribwa byangiritse ndetse n'ahandi hashobora kuboneka umwuka uzikurura bikazifasha kuhorokera. Ubwoko bw'isazi bukunda kuboneka mu ngo bushobora gukwirakwiza ubwoko bw'udukoko bugera ku 1000 dutera indwara zitandukanye. Aha twavuga nka amibe, cholera, salmonella n'izindi. Isazi yiswe Musca domestica, izina bwite ryazo mu buryo bwa siyanse mu 1758 hashingiwe kuzabonekaga mu Burayi muri icyo gihe. Yitwa n'umunyaswede inzobere mu binyabuzima ibyatsi n'inyamaswa Bwana Carl Linnaeus. Kuva ubwo komeza kwitwa ityo. Amavugururwa yabayeho kugeza ubu yongereho n'umuhanga mu by'udukoko Johann Christian Fabricius mu 1776. Isazi ifite intwaro y'ibanze yifashisha gukora no kugera ku ntego yayo. Iyo ni ubushobozi ifite bwo kumva impumuro. Ibi bifasha kumenya aho yerekeza bitewe n'icyo igiye gukora, kurya cyangwa se guhunga umwanzi. Ibi bifashwamo n'ubwoko bw'amaso yayo buzwi nka compound eyes. Nibwo buyifasha kumva neza imihindagurikire y'umuri, ikamenya ko hari ikiyegereye cyangwa inkomyi hafi aho, bityo bikayifasha kugira uko yitwara, byaba kuguruka cyangwa guhunga. Si ubu bwoko bw'amaso gusa ifite kuko ifite bubiri butandukanye, aya manini n'abiri twavugaga ndetse n'andi mato 3 yitwa ocell. Ku ngabo aya maso manini uzasanga asa n'ayegeranye cyane hafi no gufatana, mu gihe ku ngore aba atandukanye. Si itandukaniro gusa riri hagati y'ingabo n'ingore, ahubwo no ku mababa ndetse n'amaguru yazo biratandukanye. Ingore zigira amababa maremare ugereranije n'ingabo, mu gihe ingabo zigira amaguru maremare ugereranije n'ingore. Zombi zigira uduhembe antenne ebyiri kuri buri ruhande, zikagira ubushobozi bwo kubona vuba byihuse byikubye inshuro ndwi umuntu. Ibi nibyo bituma bigorana kuba wayifata cyangwa wayica mu buryo bworoheje, kuko yo uko uzamura ikiganza cyawe ibibona nkaho uri kugenda buhoro ku muvuduko uri hasi cyane. Uko isazi itinda ku kintu igezeho, ni naho haba amahirwe menshi yo kuhasiga udukoko twangiza twa bagiteri, virusi cyangwa parasite. Ibi bivuze ko isazi iramutse iguye ku biryo byawe ugahita uyikoma, nta kibazo gikomeye cyabaho cyo kuba yabihumanya. Mu buzima bwazo, isazi ntizikanja nk'uko tubikora iyo turya. Zirya amatembabuzi zikoresheje utunyunyuzo twazo gusa. Iyo bibaye ngombwa ko ihura n'ibikomeye, ivura amatembabuzi yayo kuri bya biryo bikayorohera mu gikorwa cyayo cyo kurya. Iyo imaze gutamira ibyo kurya byayo, icyo nakwita urwungano rwayo rwogora rukora akazi mu minota mike cyane, ibidafite akamaro bigahita bisohoka. Ibi byitwa fly specks. Isazi zituma kenshi gashoboka mu gihe gito, bityo bigatuma ikwirakwiza udukoko twinshi, bagiteri dutera ibibazo byinshi mu buzima bwa muntu. Aha ni hahandi uzasanga utudomo tw'umukara ku ifunguro igihe waraye utaripfundikiye neza. Ibiryo by'ibanze byazo ni protein zituruka ku matungo, amata, ibinyamasukari, imbuto zangiritse ndetse n'ibyatsi. Isazi y'ingore ifite ubushobozi bwo kubika intangangabo ikazazikoresha nyuma, ikaba ishobora gutera amagi hagati ya 75 n'ijana. Umunsi umwe gusa igi ryatewe rifite nibura milimetero 1.2 ryituragamo icyana cy'umweru kitagira amaguru benshi bazi nka maggot. Hagati y'iminsi 2 n'5 kigahindura ibara kigasa n'ikigina, aricyo cyitwa pupa. Aha kiba kimaze kugeza kuri milimetero 8 z'uburebure, bitewe n'ingano y'ubushyuhe bwa ngombwa. Aha mu gihe kiri hagati y'ibyumweru 2 n'ukwezi niho havamo isazi twese tubona ifite ibice byose tubona birimo n'amababa, abafite uburebure buri hagati ya santimetero 13 na 15. Uru ruhererekane nirwo rwitwa metamorphosis. Ishobora kubaho igihe kibarirwa hagati y'iminsi 30 na 60. Ishobora kuguruka ku mpuzandengo y'ibirometero 8 mu isaha, iturana natwe inyuze mu myenge y'amadirishya n'inzugi.
uzakunda kubona hari ikivunge cy'isazi kiri ahantu mu nzu kandi ubona nta yindi mpamvu yaba yayazanye. Aha ziba zishaka ubushyuhe mu gihe cy'ubukonje bwinshi, zikururwa n'urumuri, niyo mpamvu uzazisanga ahantu hashyushye kandi hashobora kugera urumuri mu buryo bworoshye. Waba warabonye isazi isobekeranye utuguru twayo isa naho iduhuza? Ibi bivuze ko iba yikorera isuku, ihanagura imyanya yayo, yifasha kumva neza impumuro y'aho yakura ibyo kurya ndetse n'uburyo bworoshye bwo kumva aho umwanzi yaturuka. Mu myaka 15 ishize, abashakashatsi ku dukoko bagaragaje ko isazi nayo ishobora kumva ububabare, ibyo bita nociception, cyane cyane iyo ihuye n'ubushyuhe bwinshi, bakavuga ko yumva ikanatinya ububabare nk'uko umuntu abigira igihe ahuye n'ikimubabaza runaka nko ku ruhu. Ubushakashatsi bwakozwe mu Bushinwa bwagaragaje ko amagi y'isazi ndetse n'ibyana byazo biri kororwa hizeye ko azafasha mu bushakashatsi bw'uko babona umuti uvura kanseri zitandukanye. Nubwo tutavuga ko bishimishije ko tubana n'isazi mu nzu zacu, ariko zifite akamaro mu ruhererekane rw'ibiribwa. Bivuze ko zikenerwa nk'ifunguro ry'izindi nyamaswa nk'amafi, inyoni, inyamabere zitandukanye ndetse n'ibikururanda. By'umwihariko pupa naho isazi bigeze mu kwiyuburura isigaje kumera amababa, iba ikungahaye ku ntungamubiri zikenerwa cyane zizwi nka poroteyine. Ibi bituma zikundwa cyane n'inyamaswa zavuzwe haruguru ndetse n'utundi dukoko two mu bwoko bwa insect. Ikindi kandi isazi nkuru ndetse n'ibyana byazo byitwa maggot zifasha mu gushwanyaguza umwanda wagakwiriye kuduteza ibibazo birimo n'indwara. Ni scavengers. Ubushobozi bwazo bwo kurya no gushwanyaguza umwanda bituma zigira uruhare nasubirwaho mu kurema intungabuzima zikenerwa n'ubutaka ndetse n'ibimera muri rusange bivuye muri iyi myanda, nicyo twita nutrients cycling. Pupa, iki ni ikigero kimwe mu mihindagurikire y'iterambere ry'isazi, zikunze kwifashishwa n'abarobyi nk'agatego k'amafi cyane cyane tilapia. Pupa zikonjeshejwe zikunze kugaburirwa mu mafi ndetse n'andi matungo bitewe n'intungamubiri zikungahayeho. Ubushakashatsi bwinshi bwakozwe ku isazi muri laboratoire ku ngingo zitandukanye kuva mu gihe cyo hambere. Ibi bituma hari abanditsi bagarutse ku kwiga ku bugufi bw'imibereho y'ibinyabuzima hifashishijwe isazi. Aha twavuga nk'igisigo cya William Blake cyo mu kinyejana cya 18, aha ni mu 1794, yise The Fly, kivuga ku ngingo y'impfu ku binyabuzima ndetse nk'urwego ntagenzurwaho yafatiraga urugero ku isazi. Abashakashatsi bemeza ko isazi zikoreshwa muri laboratoire mu buryo bworoshye kurenza ubundi bwoko bw'isazi ndetse n'utundi dukoko nk'utuzizi n'utundi. Ibi biterwa n'uko yo byoroshye kwitegura mu gihe cy'ubushakashatsi. Zikoreshwa kenshi mu kwiga ku bukure ndetse n'imenyekanisha bitsina kuri ubu bwoko bw'ibinyabuzima, aging and sex determination mu ndimi z'amahanga, bitewe n'imiterere yazo. Uretse ubu buryo, hari ubundi buryo bukoreshwa mu kwirukana isazi hakoreshejwe ibikoresho na tekinike zitandukanye. Hari ugukoresha impumuro ituma isazi zihunga, cinnamon, n'impumuro yanga urunuka n'isazi. Ubwoko bw'ibimera nka lavender, inturusu, peppermint n'amavuta ya lemongrass, ibiti bitanga umwuka mwiza mu nzu kandi bigatuma amasazi ahunga. Iyo ufashe amazi ugashyiramo ibiceri bizwi nka pennies, bitanga ishusho reflection y'ikinyampande gifite ibara rijya gusa n'iry'amazi. Ishusho iboneka ituma amasazi yose hafi aho ahunga bitewe n'uko isazi zidakunda ubwoko bw'ibara. Uretse n'ibi kandi, igiti bita cloves n'ubwoko bw'indimu iyo bihuje bikora imvange ikomeye itanga impumuro yirukana isazi. Hari ubundi buryo bwo gukoresha vinegre n'isabune bigakura isazi bityo zikaba zafatirwa hamwe. Uburyo bukoreshwa no mu bushakashatsi aho haba hakenewe ingano runaka y'isazi zikoreshwa. Fata ikirahure kirekire ushyiremo vinegre ndetse n'udutonyanga duke twisabune, upfundikize akenda kajya kuba nka plastike, none ufatishe bande nurangiza upfumure gato hejuru. Isazi ziri hafi aho zizaza. Nshuti bakunzi ba Isiri TV, reka ikiganiro cyacu tugisubikire hano. Nizere ko ibinyabuzima tubona ku isi dukwiye kubyitaho tubibungabunga kuko bidufatiye runini ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Tuzongere duhurire hano ku Isiri TV mu bindi biganiro bitandukanye. Mwari kumwe na Gilbert, bien préparé. Muramba nimba dukora muri byose.